Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu yabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. Ubu noneho bimeze gute? Murimo muratwumva? Mutubwire nimba noneho ijwi ririmo risohoka, ariko ndabona ko mbubwo iby'umunsi ririmo riza. Sorry kandi murakoze cyane kutubwira. Haleluya. Yesu ashimwe. Noneho murimo muratwumva, ijwi ririmo rirabageraho, ririmo riraza. Okay, sawa. Murakoze cyane. Mutubabarire. Twari twatangiye tuzi ngo turimo turavuga, murimo muratwumva, ariko it's okay. Twatangiye dusengera uyu mugoroba kugira ngo Imana ibane natwe kandi Imana idushoboze. Hanyuma titre cyangwa se teme y'uyu mugoroba ni gusenya imyuka y'abazimu cyangwa se gusenya imyuka y'abapfuye no kubohoka kuri izo mbaraga z'umwijima cyangwa se kubohoka kuri izo ngoyi z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bose bahumanijwe kandi bafite izo ntambara z'imyuka y'abapfuye, uyu mugoroba turazisenya kandi turazisambura mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubushobozi. Haleluya. Reka dusome muri Samweli wa mbere ibice 28, turasoma duhereye ku murongo wa 3. Bibiliya iravuga ngo, ariko Samweli yari yarapfuye, Abisirayeli bose baramuririra. Bamuhamba mu mudugudu we i Rama, kandi Sawuli yari yaraciye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi muri icyo gihugu. Bukeye Abafilisitiya baraterana, baraza bagerereza i Shunemu. Sawuli nawe ateranya Abisirayeli bose, bagerereza i Gilibowa. Sawuli arabutswe ingabo z'Abafilisitiya, aratinya, umutima we urakuka cyane. Sawuli aherako agisha Uwiteka inama. Uwiteka ntiyagira icyo amusubiza, haba mu nzozi, haba na Urimu, haba n'abahanuzi. Sawuli ariheba. Umurongo wa 7. Sawuli aherako abwira abagaragu be ati, nimushakire umushitsikazi njye kumushikisha. Abagaragu be baramusubiza bati, hariho umushitsikazi kuri Endori. Umurongo wa 8. Nuko Sawuli ariyoberanya, yambara indi myambaro, ajyana n'abagabo 2, bajya kuri uwo mushitsikazi nijoro. Maze Sawuli aramubwira ati, ndakwinginze shikishiriza umwuka uguhanzeho, uzurire uwo nkubwira. Uwo mugore aramusubiza ati, mbese ntuzi icyo Sawuli yakoze, uko yarimbuye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi akabaca mu gihugu? Niki gitumye utega ubugingo bwanjye umutego kugira ngo unyicishe? Sawuli aramubwira ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho, icyo cyo ntuzagihanirwa. Uwo mugore aramubaza ati, nkuzurire nde? Nawe ati, nzurira Samweli. Ariko uwo mugore abonye Samweli atera hejuru n'ijwi rirenga, abaza Sawuli ati, umbeshye iki kandi ari wowe Sawuli? Umwami aramusubiza ati, humura mbwira icyo ubonye. Umugore ati,
mbonye Imana izamuka iva ikuzimu. Sawuli aramubaza ati arasate? Nawe ati ni umusaza uzamutse kandi yiteye igishura. Sawuli amenya ko ari Samweli, arunama yubika amaso ye aramuramya. Nuko Samweli abaza Sawuli ati niki gitumye unkubaganira ukarinda kunzamura? Sawuli aramusubiza ati nihebye kuko Abafilisitiya bandwanya, kandi Imana ikaba yarantaye itakigira icyo isubiza. Ari mu bahanuzi cyangwa mu nzozi, nicyo cyatumye nguhamagara ngo usobanurire icyo nkwiriye gukora. Samweli aravuga ati ubimbarije iki ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe? Uwiteka ubwe yagenje nk'uko yabivugiye muri jye. Uwiteka yaguciye ku ngoma ayiha umuturanyi wawe Dawidi, kuko utumviye Uwiteka kandi ntusohoze uburakari bwe bukomeye ku Bamaleki. Nicyo gitumye Uwiteka ubu ngubu akugenza atyo, ndetse Uwiteka azaguhana n'Abisirayeli. Azaguhana, apana kuguhana, azaguhana, kuguterana cyangwa se kukwabandona. Azaguhana n'Abisirayeli. Kuri uyu murongo wa 19 ahangaha, iyo azaguhana, iyo basizeho kariya kabago ko hejuru ya a, ijambo rita rifata indi meaning. Ikinyarwanda rero kijya gusa n'igifaransa nacyo kigira utwitso n'utunyerezo n'utubago n'utwuzuzo n'utwatuzo n'uduki twinshi. Ubwo rero iyo ritariho, iyo ino a idafite kano karongo ko hejuru yayo, ibari azaguhana. Ariko iyo bashyizeho karakango ko hejuru, ntabwo abikiri azaguhana, ahubwo bihinduka azaguhana. Uratsinda, nuvuga ngo azaguhana, nuvuga ngo bisobanuye ngo azakwabandona, azagutererana. Wowe n'Abisirayeli azabahana cyangwa se azabatererana mu Bafilisitiya. Kandi ejo wowe n'abahungu bawe muzansanga. Birakomeye, mubyitondere. Wowe n'abahungu bawe muzansanga. Uwiteka agiye guhana ingabo za Isirayeli mu Bafilisitiya, cyangwa se agiye gutererana ingabo za Isirayeli mu maboko y'Abafilisitiya. Uwo mwanya Sawuli ahera ko yikubita hasi indambya yubamye, kuko akuba umutima cyane n'ibyo Samweli amubwiye. Acika intege kuko yari yiriwe ubusa kandi akaburara. Hanyuma uwo mugore asanga Sawuli, abona ko yashobewe cyane, aramubwira ati dore umuja wawe nakumviye, mpara amagara numvira amagambo umbwiye. None ndakwinginze nawe wumvire umuja wawe, unyemerere ngufungurire urye, kugira ngo nugenda ubone intege. Aranga ati sinshaka kurya. Ariko abagaragu be n'uwo mugore baramuhata, arabumvira. Aherako abaduka hasi yicara ku buriri, kandi uwo mugore yari afite ikimasa kibyibushye kiri mu ruhongore. Arihuta arakica, yenda ifu ayivugamo umutsima udasembuwe, arawotsa,
abihereza Sawuli n'abagaragu be, barafungura, bahera ko barahaguruka, iryo joro baragenda. Imana mu ijuru tugirire neza. Mwuka Wera adufashe gusobanukirwa no kumva aya magambo tugiye kuganira uyu mugoroba. Imana yacu turengere. Abo twari kumwe ku rubuga nababwiye yerekwa Imana yampaye. Nabonye Satani akoresha inama, yohereza imyuka y'abapfuye, imyuka y'abazimu, kugira ngo izamuke ku isi, ayihaye misiyo zitandukanye. Kuko hari ibikorwa Satani arimo gukora, hari ibikorwa Satani arimo gutegura muri iyi minsi. Ni ibikorwa bibi, ni ibikorwa by'intambara, ni ibikorwa byo kumena amaraso, ni ibikorwa by'inzara, by'agahinda, by'ibibazo bikomeye cyane. Ibyo nitubivuga, murazi neza ko Bibiliya iravuga ngo Satani yazanywe no kwica, no kwiba, no kurimbura. Iteka iyo Satani ahagurutse, nta kintu cyiza kiba kimuhagurukije. Ahagurutswa n'ibyago, ahagurutswa no guhindura abana imfubyi, ahagurutswa no guhindura abagore abapfakazi, no guhindura abagabo abapfakazi, ahagurutswa no guhindura ababyeyi impfusha, ahagurutswa no gutwara ibitambo by'abantu, ahagurutswa no gusahura ubutunzi, ahagurutswa no guhindura imiryango amatongo, ahagurutswa no kuriza abantu, ahagurutswa no gushyira abantu mu buretwa, mu kaga, mu bibazo n'ibigeragezo. Nicyo kizana Satani. Niyo mpamvu ijoro n'amanywa duhora ku mavi dusenga, turwana n'imbaraga z'umwanzi kugira ngo zidashyira mu bikorwa ibyo zigambiriye. Kuko uhereye kuva isi yaremwa, nta kintu na kimwe cyiza Satani arakora. Iteka ahaguruka gukora ibibi, ahaguruka guteranya abavandimwe. Uhereye mu itangiriro kwa Kayini na Abeli, Kayini yari mukuru wa Abeli, Abeli yari murumuna we. Ariko igihe Satani yafataga umutima wa Kayini, yamwumvishije ko agomba kwica Abeli kugira ngo Abeli adashimwa mu maso y'Imana. Iyo uhagurutse gukorera Imana, iyo uhagurutse gutanga ibitambo byiza mu maso y'Imana, uhinduka umwanzi wa Satani. Iyo uri umwanzi wa Satani, Satani washakisha abandi bamuha amaboko kugira ngo akurwanye. Abeli yazize ko yari ahagurutse kubaha Imana, yari ahagurutse gukorera Imana, yari ahagurutse kubahisha Imana. Ibyo birakaza Satani, akoresha Kayini ngo amwice. Muri iyi minsi ishize twabonye ko iyo uhagurutse gukorera Imana, iyo uhagurutse kubwiriza ubutumwa bwiza, iyo uhagurutse guhagarara mu murongo mwiza, uhura n'intambara zitandukanye. Satani arakurwanya, akoresha ibishoboka byose ngo ubohwe amaboko, ubohwe amaguru, ushyirwe mu nzu y'imbohe. Satani akoresha ibishoboka byose kugira ngo utakaze umutwe, udasohoza umugambi w'Imana. Ubwo twaganaga ku buzima bwa Yeremiya twarabibonye. Iyo umaze gukizwa uhura n'intambara nyinshi. Iyo uri umugore ukijijwe ugira intambara ku mugabo wawe, umugabo arakurwanya ijoro n'amanywa. Iyo uri umugabo ukijijwe ugira intambara ku mugore wawe, umugore arakurwanya agahinduka ikigeragezo n'igikoresho cy'umwanzi. Nubwo we aba atazi imbaraga zirimo zimukoresha, nubwo aba atazi imyuka imukoresha. Iyo ukijijwe mu muryango udakijijwe, abavandimwe barakwanga, bakakurwanya, bakakugira nabi, bakagutoteza, bakakwereka ko wataye umutwe, bakakwereka ko ibyo urimo ari ubusazi.
ababyeyi bakagutera umugongo bakakwita ikigoryi kubera ko bagiye gukizwa. Ibyo ngibyo ntabwo ari bishya, kuko byatangiriye mu ngobyi ya Edeni, byatangiriye ku muryango w'abantu bane gusa bari mu isi, papa mama n'abana babiri, ariko umwana umwe ahagurutse kuramya Imana. Mwibuka ko iki gihe Adamu na Eva bari bafeyerize, bananiwe kubaha Imana, bananiwe gukora ibyo Imana basaba gukora, bananiwe kugendera mu murongo Imana basaba kugenderamo, byari byabashobeye. Bava mu bwiza bw'Imana, batakaza ingobyi ya Edeni, bajya inyuma y'ingobyi ya Edeni, baba mu buzima bubi. Babyara umwana wa mbere aza afite imico n'ingeso za se na nyina, aza kubaha Imana bitari muri we. Ariko ubwo babyaraga umwana wa kabiri, uyu mwana yavukanye kuramya muri we, avuka afite urukundo rwo gukunda Imana, avuka afite umutima wo kubaha Imana no gukorera Imana. Ibyo yagezeho n'ibyo yakoreye, atangira gutanga amaturo anezeza Imana, atanga ibitambo binezeza Imana. Ibyo yakoze byose abikora ashimisha Imana. Satani ahita akoresha umuvandimwe mukuru wiwe, arambwira ati uyu muntu ubwo yahagurutse gukorera Imana, mwange umurwanye. Imana iturengere kandi dutabare. Kandi yuzura urwango. Urwango yangaga Abeli si urwango rusanzwe, ni urwango Satani aduteza abantu ngo batwange iyo duhagurutse gukorera Imana. Nuba urimo ukorera Imana, nuba urimo kubwiriza ubutumwa bwiza, nuba urimo kubaka umurimo w'Imana, nuba urimo gusenga, nuba urimo kugenza gute, Satani azakoresha ibishoboka byose ashake abantu yakwangisha, ateza urwango ku buzima bwawe. Kandi urwo ntabwo azajya kurushaka kure, azarushakira mu bakuzengurutse, azagushakira mu bana bawe. Urwo rwango azarushakira mu bavandimwe bawe, azarushakira ku mugabo wawe, ku mugore wawe. Niko bigenda. Samutemo none ari ubwo ko umugabo agufata, jya umubabarira siwe. Nubona ari uko umugore agufata, jya umubabarira siwe. Nubona ari uko abana bagufata bamaze gukizwa, jya ubabarira sibo. Ahubwo hari izindi mbaraga zinjiye muri Kayini, zijya zinjira mu bantu kugira ngo barwanye abavandimwe baremye Imana, basenga Imana, bakorera Imana. Abavandimwe barakwanga bakumva banakwica, umugore arakwanga kumva yanaguta, umugabo arakwanga kumva yaguhindura n'igikoropesha akakutisha n'abakozi bo ku muhanda. Kubera iki? Uhagurutse gukorera Imana, urimo yaramya Imana, urimo umwuka w'Imana, urimo imbabazi z'Imana. Uzabona abagenzi benshi, uzabona inshuti nyinshi zikuva zigusiga zigutazigendera, nta kindi zikujijije. Wahagurutse gusenga, wahagurutse kuramya Imana. Yesu ashimwe. Satani niko akora. Satani ni umugome, ashakisha iteka ibikoresho akoresha kugira ngo arwanye abasenga. Niyo mpamvu igihe Yeremiya yahagurukaga ahanura, abwiriza ubutumwa bwiza, abwira abantu kwera no kureka ibyaha, ababwira ibyabagirira umumaro, ababwira ibyatuma igihugu gikira ntikijye mu kaga, abashinzwe kurinda igihugu nyine, ibikomangoma n'abategeka n'abayobozi barahagurutse baramufata, bamushyira mu nzu y'imbohe, baramuzirika. Twarabivuze ku munsi wa kabiri w'iki cyumweru. Ubutumwa bwiza buri hano kuri channel yacu. Buri hano kuri channel yacu, wabukurikira. Rero Satani ntabwo arazanwa n'icyiza. Niyo mpamvu abantu bacirira Satani, kuko hari abantu baciririye Satani bamushyira mu buzima bwabo. Hari abantu baciririye Satani baramworora nk'uko borora inka. Ibi ngibi ndaza kubisobanura neza. Ubwo abandi borora inka, bakorora intama, bakorora ihene, bakorora inkoko, hari abandi bantu bameze nka ba Kayini
mu miryango yacu, mu bihugu byacu, mu bavandimwe bacu, bo barahagurutse borora Satani, bamworora nk'igitungwa, bamworora nk'itungo mu ngo zabo, mu buzima bwabo, baramuzana bamushyira mu nzu zabo, babana nawe, bemera kumukora no kumuramya, bemera kugendana nawe, bemera guhagararana nawe, bamuhindura ubuzima bwabo. Abo bantu barahari. Yesu ashimwe. Abo bantu barahari, bahisemo kuzana Satani. Ariko uyu nta kindi kimuzana, azanwa no kwica, azanwa no kwiba. Abantu boroye Satani bakamushyira mu buzima bwabo, bakemera kumukora no gukoresha imbaraga ziwe. Nta kindi Satani abahamagarira mu gukora mu nzira z'ubwicanyi bwiwe, baba babizi baba batabizi, bakora akazi ka Satani ko kwica, ko kwiba, ko kurimbura, ko kugira nabi. Rero nagize iyerekwa, mbona Satani akoresha inama, ahamagaza imyuka y'abapfuye. Mbibutse yuko isi y'umwuka igira amarevo atatu, cyangwa se igira ibice bitatu. Igice cya mbere ni isi y'imyuka y'abapfuye, imyuka y'abantu, imyuka y'inyamaswa, imyuka y'ibikoko, imyuka y'ibinyabuzima bigenda ku isi byapfuye. Iyo ikinyabuzima gipfuye, inzoka, igikeri, ipusi, inka, imbwa, ingurube, ihene, intama, imiserebanye, iyo bipfuye umubiri wabyo ujya mu gitaka bikabora, ariko umwuka wabyo uhita uzamuka mu kirere, ukajya mu kirere cya kabiri. Imibiri yabyo bisinziriye mu butaka, ariko imyuka yabyo iba iri mu kirere cya mbere. Mu kirere cya mbere. Ikirere cya kabiri hari intebe ya Satani. Hanyuma ijuru rya gatatu niryo juru ry'intebe y'Imana yacu. Niyo Imana yacu iba, niyo Imana yacu ikorera, niyo ubwiza bw'Imana icyoro cy'Imana kiri. Iryo ni ijuru rya gatatu, naryo rikaba ririmo amajuru 7 cyangwa se amarembo 7 kugira ngo ugere aho intebe y'Imana yacu iri. Haleluya. Bivuze ngo iyo wishyuye mu ijuru rya gatatu uba ugeze mu ijuru ry'Imana, ariko aho ngaho ntabwo uba ugeze ku Mana. Hari andi marembo 7 utambuka kugira ngo ugere aho Imana iri. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu abantu benshi bajya mu iyerekwa, bakazamuka bakinjira mu ijuru rya gatatu, bakagera ku irembo rya mbere, ariko hari abagarukira aho ngaho kugira ngo uzagere ku irembo rya 7 ugere ku ntebe y'Imana. Ubu uri umuntu uri mu rwego rwo hejuru, ntabwo uri umuntu usanzwe muri iyi si. Hari abandi rero bo bajya mu mwuka, akazamuka akagera mu kirere cya mbere, agahita agaruka, akaza agahita avuga ngo Imana yanganirije, Imana yanyeretse. Ariko ikirere cya mbere hari guverinoma y'imyuka y'abantu n'imyuka y'ibindi biremwa. Iyo abantu bapfuye, abagabo, abagore, abakobwa, impinja, bagapfa ari abanyabyaha, bagapfa batanditswe mu gitabo cy'ubugingo, bagapfa batarakira Umwami Yesu umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwabo, imibiri yabo iramanuka ikajya mu butaka.
haleluya. Imibiri yabo iramanuka ikajya mu butaka ikabora, ni igitaka gisubira mu kindi gitaka, kuko imibiri yacu twambaye yavuye mu gitaka. Ariko umwuka wabo uvamo ukazamuka mu kirere, ujya mu kirere, ariko ntabwo urenga muri cya kirere cya mbere, uguma mu kirere cya mbere, ukaba ari ukomeza uzenguruka. Aho muri icyo kirere cya mbere hari umwami witwa Rupfu, niwe uhategekera, kuko umwami witwa Rupfu niwe umanuka kuza mu isi gutwara ya myuka y'abantu bapfuye badafite Imana muri bo. Abantu bakijijwe bakira umwami Yesu umukiza n'umucunguzi, bamenye Imana, bafite Imana nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi mu buzima bwabo. Iyo bapfuye imibiri yabo iramanuka ikaza mu isi mu gitaka ikabura, ariko umwuka wabo urazamuka. Wowe ntabwo ujya mu kirere cya mbere, ntujya no mu kirere cya kabiri, ahubwo urazamuka ukajya mu ijuru rya gatatu, mu mwanya, mu gice cyahariwe imyuka y'abera bagomba kuruhukiramo. Rero abo bantu bapfuye bakishijwe imyuka yabo iragenda ikaruhuka, igategereza igihe abera bazazamurirwa. Yesu ashimwe. Itegereza igihe abera bazazamurirwa kugira ngo tuzahererwe ubwiza hamwe. Yo ntabwo igaruka kuzerera muri iyi si, nta nubwo Satani yigiraho ubushobozi. Ariko mbere yuko Yesu Kristo ajya ku musaraba, ari imyuka y'abasenga, ari n'imyuka y'abadasenga, Yesu yaramanukaga ikajya ikuzimu, Satani akayifungirana. Niyo mpamvu igihe Kristo yavaga ku musaraba agiye ikuzimu, yaramanutse yambura Satani urufunguzo, abwiriza imyuka bari barapfuye mbere yuko Kristo aza kubwiriza ubutumwa bwiza. Abamwemeye bose basukanye nawe igihe yasukaga, abamwemeye, abamwakiri, imyuka yamwakiri, yagiye kubwiriza iriya myuka yose. Imyuka yamwakiriye yazukanye nayo. Bira mu gitabo cy'Amateka aravuga ngo azukana n'abera baboneka ku murwa, abantu barabona batembera. Rero iyo myuka yahise yizamukana ayijyana mu ijuru rya gatatu, ariko ntiyajya aho Imana iri, ntiyajya n'aho Yesu ari, ahubwo ishyirwa ahantu h'uburuhukiro, ahantu igomba kuruhuka igategereza yuko twese tuzagerayo. Iyo umuntu apfuye akishijwe, iyo umuntu apfuye afite Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi, arazamurwa akajya ahantu aruhukira, ategereje abandi bera basigaye ku isi ko bazaza bakamusanga, tukazabona guhabwa ubwiza bwa Kristo igihe azaba agarutse aje kutwiyereka. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana yacu ni nziza kandi Imana yacu niyo kubaho. Rero iyi myuka y'abapfuye badakishijwe yiragenda ikajya hariya muri cya kirere cya mbere, ikivanga n'imyuka y'inzoka, ikivanga n'imyuka y'amapusi, ikivanga n'imyuka y'ubwoko bwose.
ijoro n'amanywa Satani atangira gutoza iriya myuka ubugome, agatangira kuyigisha ubugome, akayigisha ibibi, akayereka uburyo ki hari ibintu yavuye mu isi isize idakoze. Niba umuntu yari umusambanyi agapfa, umwuka ukazamuka ukajya muri kiriya kirere cya mbere, Satani yahageze aramwereka akambwira ngo wowe ku isi wagombaga kunkorera ukaba umusambanyi, ariko wasambanye n'abakobwa bake, usambana n'abagabo bake, wasambanye n'abagore bake. Rero ndagusubiza ku isi, usubireyo ujya gushaka umwe wo mu muryango wawe, ujya gushaka umwe wo mu rubyaro rwawe, muri bene wanyu, mu bana bo kwa bene wanyu, nurangisha umwishyiremo, hanyuma uzamukoresha umusunike asambane n'abantu wagombaga kuba warasambanye nabo kuri iyi si utarayivaho. Uko niko wa mwuka umanuka ukava muri cya kirere cya mbere ukagaruka ku isi, ariko uba watotejwe na Satani. Satani afata ino myuka akayitoteza, arabakubita, akabashyira ku biboko, bagakubitwa mu buryo bukomeye cyane, bakababara, abatoza ubugome burenze, akabababaza, arabakubita bakabakungwa ijoro n'amanywa, bagakubitwa ku rwego rwo hejuru. Iyo barangije gukubitwa no kubabazwa, arababwira ngo ahantu honyine gusa mufite uburuhukiro nuko musubira ku isi mukajya gushaka umuntu mwinjiramo, niho mushobora kuruhukira. Ariko hano ndabakubitira ko ari byo mutakoze, musubire ku isi, mugende mwinjire mu bantu, hanyuma mubikore. Uko niko imyuka iva muri cya kirere cya mbere ikagaruka ku isi, ariko ikagaruka ishakisha abo mu miryango basigaye bakiri bazima. Niho iyo umuntu arangaye akishyirwamo n'umwuka wa nyirasenge, wa se wabo, wa nyirakuru, wa seku, uyu mwuka wishyira muri uyu muntu ukamuhindura indaya ku rwego we atigeze atekereza. Umukobwa arasambana, umugabo agasambana, umugore agasambana, akamera nk'imbwa yishwe n'izuba. Kuko icyo gihe si wowe ukirimo kwikoresha, ahubwo muri we haba hari umuzimu umurimo wamwishiyemo, umugendamo, umuteza irari no gushyuha birenze urugero, akamwirukansa mu bagore ku rwego watigeze atekereza. Umuntu w'umugabo wo mu cyubahiro ufite titire zihambaye, ugenda muri fewiti, akararikira abana b'imyaka 13, akirukanka mu babayi bo mu rugo rwiwe, ntatinye kwandurira indaya ku gasozi, agakora ibintu by'amahano bya bindi ureba titire afite, karuvati yambaye, imodoka agendamo, umushahara afite, umugore afite, abana afite, urugo atahamo. Kavuga ati mukuri iyo aza kuba ari irari risanzwe ry'umubiri, yagashatse n'umukobwa muzima, yagashatse n'umugore basi umeze ufite icyarusha wiwe basi, yagashatse n'umuntu ubona muzima nyine nibura, niyo banamusangana, niyo banamufatana, basi ntawamukritika avuga ati mukuri ndakumva ibi wakoze ni irari ry'umubiri pe, nanjye umugore sinamurenga, nanjye umugore sinamuca, basi nibura. Ariko kuko hari imbaraga z'umwijima zimuri inyuma, kuko hari umuzimu murimo kumukoresha, umuhuma amaso ukamushyira ku rwego, ukamumanura hamwe n'umuboyi wo mu rugo uvuye mu cyaro, utaramenya no gukaraba, utaramenya no kwisiga, utaramenya n'ikintu na kimwe.
yamubona akamururumbira, yahura n'utambuka mu nzira n'inda yigurisha ifite umwanda itakara bitagenje gute, n'imbaraga zimurimo zimukoresha siwe. yabaye derivuye muri kukamuvamo, nabwo ashobora gutekereza ibintu yigeze yakoraga bikamuriza, ibintu nakoraga ni ibiki. uko niko y'uyu muzimu aje akagaruka ari umusinzi akinjira mu muntu ari umusinzi. uzasanga umugore agenda akanywa inzoga z'ibiti z'abagabo banywa agasinda, kuwa mbere akaza mu kazi yasinze, kuwa kabiri akaza mu kazi yasinze, kuwa gatatu akaza mu kazi yasinze, akanywa inzoga ntahage, akanywa inzoga ntashira inyota. ari umugore cyangwa ari umugabo, usanga aranywa akanywa agasinda kandi kuzireka bikamunanira. iteka hejuru y'inzoga akagerekaho inzoga, hejuru y'inzoga akagerekaho inzoga. kubera iki? hari undi mwuka wamwishiyemo. uyu mwuka yavuye mu kirere cya mbere akubiswe inkoni zitabarika, azira ko atasinze ngo agere ku rundi rwego rurenze. rero uwo yishiyemo aramusindisha ku rwego, nanasubira kwa shitani. shitani azamuha igikombe akamubwira ati warakoze, sinongera kugukubita. yesu yabivuzeho avuga iby'iyi myuka, aravuga ngo uyu mwuka cyangwa se abadayimoni iyo bavuye mu muntu ngo baragenda bakazerera, bazerera mu butayu, bahinduka inzererezi bashakisha aho bajya. kubera iki? iyo basubiye mu rugo aho bava kwa satani arabakubita, barababazwa. ahantu honyine gusa iyi myuka n'abadayimoni babona uburuhukiro ni mu muntu. iyo bari mu muntu, iyo bishiye mu muntu nibwo baruhuka. ariko iyo batari mu muntu, iyo badafite umuntu bambaye bicayemo, aho bari baba bari ku gitutu, baba bari ku nkoni, baba bakubitwa ijoro n'amanywa. niyo mpamvu iyo bagarutse mu isi bagaruka badafite impuhwe namba. waba uri umugore we, iyo akugarutse haje kugutera akagira Imana akakwinjiramo, nta mpuhwe akugirira. iyo uri umugabo, umugore wawe akagaruka akaza kugutera, nta mpuhwe akugirira, akora ibintu bibi byinshi ku buzima bwawe. niyo yaba ari mama wawe akaza gutera ubuzima bwawe, akagirwa amahirwe akaza akakwinjiramo, nubwo aba ari mama wawe, nta mpuhwe nta n'imbabazi akugirira, kuko mu isi y'umwuka nta mbabazi zibayo. mu isi y'umwuka nta mpuhwe namba zibayo. impuhwe nkeya gusa ntazihari. nta mpuhwe zingana urwara zibayo. rero yaba ari mama wawe, yaba ari papa wawe, yaba ari nyogosenge, yaba ari umuvandimwe wawe, iyo acitse muri iriya si y'umwuka, muri kiriya kirere cya mbere, akamanuka akaza agashobora kukubona akagufata, nta mbabazi akugirira. ntiyibuka kuri umwana we, ntiyibuka kuri umwuzukuru we, ntiyibuka ko kubereye nyogosenge, ntiyibuka ko kubereye so wanyu cyangwa sokuru. arakubabaza, akagukoresha amahano, akagukubita, akakugirira nabi ku rwego rukomeye. ntago azigera kwereka impuhwe n'umunsi wari, ntago azigera kwereka imbabazi n'umunsi warimo. iyi myuka ni kwikora, ntigira imbabazi, ntabwo igira impuhwe, kuko aho iba ivuye, aho iba iturutse, nta mbabazi zibayo. satani
ni ikiremwa kitagira impuhwe, ni ikiremwa kitagira imbabazi, akoresha ubugome, ahari ahuzuza ubugome, ahageze ahakoresha ubugome. nuko biri, nuko bimeze. Nta mpuhwe za papa, nta mpuhwe za mama. Niyo mpamvu igihe cyose uzarota inzozi mama yarapfuye, papa yarapfuye, ukababona bagarutse mu buzima bwawe, kubita, usenye, utwike, urimbure, uvaneho. Nta kintu mugipfana. Isano ryawe nawe ryarangiye umunsi wamumanuye mu gitaka, byari birangiye. Nimba akishijwe, igihe cyo guhura kwawe nawe si uyu munsi, si muri ubuzima, ni igihe muzamugeze mu bwami bw'Imana. Ariko ukiri muri uyu mubiri, Bibiliya irangira neza ngo Imana ni iy'abazima, si iy'abapfuye. Yesu ashimwe. Imana yacu ni iy'abazima, ni iy'abahumeka. Nusoma Dawidi, Zaburi za Dawidi, igihe cyose yabwiraga Imana, akabwira Imana ngo Mana, ikuzimu ntawe ukuramya, ikuzimu ntawe uguhesha icyubahiro, ikuzimu ntawe ugukorerayo. Niyo mpamvu nyereka ukuboko kwawe, ngirira neza nkiriho ngihumeka, kuko ikuzimu ntawe uzakuramirizayo. Haleluya. Rero igihe cyose uzabona hari imyuka irimo ihaguruka, ukabona urimo urota inzozi z'abapfuye, urimo urota inzozi z'abo washyinguye, ntuzagire impuhwe ngo ni mama wabonye, ntuzagire impuhwe ngo yaje ameze bikana gutya. Mu isi y'umwuka nta mpuhwe zibamo. Twika, ukubite, urimbure, umenagure, ucagagure, kuko Satani azanwa no kwiba, no kwica, no kurimbura. Yesu ashimwe. Nta kindi kimuzana. Papa yarakoze kukubyara, mama yarakoze kukubyara, yarakoze kukurera igihe yari mu isi. Akazi ke yagashoje umunsi yashiragamo umwuka. Ibisigaye naruhukira ahari, ntabyo mujye collaboratinga, nta gihari. Nta collaboration igihari hagati yawe na mama wapfuye, hagati yawe na papa wapfuye, hagati yawe n'inshuti yawe yapfuye. Igihe yapfuye byararangiye, nta sano rikiri hagati yawe nawe. Yari umubyeyi. Haleluya. Yari umubyeyi wawe akiri muzima, yari umugabo wawe akiri muzima, ariko amaze gupfa byararangiye. Nta muntu wazigera kwigirira, kandi ntabwo azaza ngo akwibuke ko hari icyo mugipfana, kuko nimba yaragiye ku Mana araruhutse, ntabwo agomba kugaruka, aragutegereje. Inshuro nyinshi abantu barajijwa cyangwa se barayobwa, sinzi, ariko ubanza ari kudasoma ijambo ry'Imana. Igihe umwana wa Dawidi yapfaga, Dawidi yaravuze ngo mwana wanjye, menye neza, sobanukiwe neza yuko atari wowe uzagaruka, ahubwo ari jyewe nzagusanga. Nuko biri, uwagiye ntabwo agaruka. Yavuze ngo menye neza uyu munsi wa none yuko mwana wanjye ni jyewe uzagusanga, ntabwo ari uzagaruka. Oya, ni Dawidi uzapfa akamusanga, ntabwo ari uwo mwana uzagaruka mu buzima ngo aze kumusanga agihumeka. Niyo mpamvu iryo sano n'ubwo busabane ugomba kubusenya, ugomba kubuca, ugomba kubufunagura.
ntabwo ugomba kubwemerera mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ntuzemere ubwo busabane n'iyo myuka y'abapfuye. Ntuzemere ubwo busabane n'izo mbaraga z'abantu batakiriho. Bibiliya twasomye ijambo ryatubwiye ngo Sawuli, iyi myuka ibaho ubwoko bw'Imana. Samutama hari igihe tuba turimo tubivuga ukanavuga ngo abarokore namwe murakabya, ibyo se ubundi mubikura hehe? Iyo myuka iba hehe? Bigenda gute? Ituruka he? Ntabwo dukabya. Yesu ashimwe. Ntabwo dukabya. Ibyo tuvuga ni ukuri. Ibyo tuvuga biriho. Ibyo tuvuga birira bikonfaminga. Yesu ashimwe. Sawuli Bibiliya avuga ngo aterwa n'Abafilisitiya baza kumurwanya, ngo asohotse arabutswe ingabo z'Abafilisitiya abona ni nyinshi zuzuye ikibaya, agira ubwoba. Ubwoba buramufata arajugumira. Aribaza ngo izi ngabo ndazirwanya gute? Agerageza guteranya ingabo ziwe nawe. Azana ingabo ziwe, ariko arebye umubare wa Filisitiya abona ni munini cyane waruta ingabo ziwe. Biramushobera. Arapfukama arasenga. Hari abantu basenga iyo bageze mu bihe bibi. Yesu ashimwe. Mu bihe byiza ntibiyiriza, mu bihe byiza ntibasenga, mu bihe by'amahoro ntibasenga, mu bihe by'umunezero ntibasenga, ariko y'ibihe bibi bishe, y'intambara zishe, y'ibyago bishe, bibuka ko Imana iriho. Ariko ndakwinginze ntuzibuke Imana ko iriho, kuko wageze mu bihe bigoye. Byakabaye byiza wibuka Imana ukiri mu bihe byiza. Asenga Imana, ariko asengeshejwe n'ibihe bigoye yinshiyemo. Biravuga ngo arayitakambira, Imana iramwihorera. Ndanese jewe uje kunshaka kuko ibyago bikujeho? Igihe bajyaga neza, uguwe neza, ufite amahoro, ntugeze wibuka ko ndi Imana kandi mba. Ibihe bibaye bibi, none rero uje wiruka hondi. Uje ahondi kuko byagukomeranye. Iminsi ibaye mibi none uje ahondi. Reka. Simpari nanjye. Igihe nari ngutegereje sinakubonye. Igihe nagushakaga sinakubonye. Igihe nari nkurindiriye sinakubonye. None si uyu munsi igihe uzi kuri bumbone. Yesu ashimwe. Imana iramuhakana ambwira ngo si hondi, yanga kumwiyereka. Afata Elimu, agisha inama Imana akoresheje Elimu. Elimu cyari igikoresho Abisirayeli bakoreshaga barimo babaza Imana. Cyakoreshwaga n'abatambyi bambaraga efodi. Efodi nigeze kwibasobanurira, ndanayibereka ukuntu yabaga imeze. Hanyuma bagafata Elimu. Iyo Elimu rero cyari igikoresho bakoreshaga, hanyuma Imana ikavugana nabo biciye muri ubwo, kuko icyo gihe ntabwo barafite umwuka wera wabanaga nawe ibihe byose. Umwuka wera yarahari, ariko yazaga iyo bamutumiye, ntabwo yabaga hari iminsi yose. Imana iraceceka, ntiyagira icyo imubwira. Aragenda araryama ngo asinzire arebe ko arota. Ategereza ko agira inzozi, wapi abura na kimwe. Yirukira abahanuzi, ajya ku bahanuzi b'Uwiteka. Bahanuzi, nimumfashe mumpanurire mumbwire, urugamba rurankomereye. Ndabona ntazi ibyo ndimo guhura nabyo n'ibyo ndimo gucamo. Basi nimumbwire uko ibihe bihagaze.
abahanuzi bagerageza kwikunkumura no kwishakamo akajwi k'Imana barakabura, bashakisha ijwi ry'Imana bariribura burundu. Bambwira ati nyakubahwa Sawuli, mwami turagukunda ariko ntabwo tuvuze guhanura Imana itavuze. Yacecetse pe. Biravuga ngo Sawuli ariheba, amaze kwiheba yigira inama avuga ati kama mbaye Imana yanze kuvugana nanjye, Imana yanze kunganiriza, Imana yanze kunsubiza. Rero reka njye kwishakira umupfumu. Ese bigende gute? Niba Imana idashaka kuvugana nanjye, nkaba nayinginze, nkaba nayisabye, ikaba nta kintu imbwiye, reka njye kwishakira abapfumu. Biravuga ngo yari yihebye. Yesu ashimwe. Ni akaga gakomeye cyane iyo umuyobozi yihebye. Nimba uri umuyobozi uzarinde umutima wo kwiheba, kuko umuntu wihebye afite amadecision mabi cyane. Nimba uri umupapa mu rugo ukaba uri umuyobozi w'umuryango wawe, ni wiheba umuryango uzawuta mu mwobo. Nimba uri umuyobozi wa organisation runaka, ni wiheba iyo organisation uzahita mu mwobo. Umuyobozi agomba kuba akomeye no mu bihe bigoye. Sawuli yari umwami, ariheba, akora ibintu byo kwiheba, afata icyemezo cyo kwiheba, atari icyemezo kizima, atari icyemezo ahamanya n'umutima wiwe cy'ubwiyahuzi. Bigende gute se? Ko Imana yanze kumvugisha, ko Imana yanze kunsubiza, ko nta muntu uzirimo kumanura ibintu bizima, ko nta ndoto mfite, nta nzozi mfite, ko muri Elimu nta Mana ihari. Bigende gute se? Kama mbaye reka njye ku mupfumu. Kandi ubwo yari yaraciye abapfumu, ubwe yari yarirukanye abapfumu yarabaciye, ariko arahaguruka ajya gushaka umupfumu kuri Endori. Biravuga ngo abwira uyu mupfumukazi, aramubwira ngo reka nkubwire umuntu umushyikire umuzamure. Aramumubwira ngo ukoresheje imyuka ikurimo, ukoresheje umwuka uguhanzeho, nzamurira uyu muntu. Yesu ashimwe. Uyu mupfumukazi arashika, akoresha imbaraga ziwe, azamuye ngo hazamuka Samweli. Bwoko bw'Imana, ubutware bw'isi y'umwuka bufite imbaraga zo kuzamura imyuka y'abapfuye ikazamuka ku isi. Bibiliya bihamya Samweli yari yarapfuye, ariko uyu mugore akoresheje imbaraga za Satani, akoresheje imyuka y'abadayimoni, yari umupfumukazi, ashika umwuka wa Samweli, aramuzamura, amuhagarika imbere ya Sawuli, aramuganiriza. Baravugana nk'uko umuntu avugana na mugenzi we. Isi y'umwuka iriho, kandi isi y'umwuka ifite imbaraga zikomeye. Nimba utayizi, ukaba utarayishurirwa, ukaba utarayinjiramo, ukaba utarayimenya, ntuyihakanye, ibaho kandi irakora. Mu mbaraga z'ubupfumu azamura umuntu wapfuye, amuhagarika imbere ya Samweli, baraganira nk'uko umuntu aganira na mugenzi we. Imbaraga z'abadayimoni zibaho kandi zirakora, imyuka y'abarozi zibaho kandi irakora. Si igitangaza ko Satani ashika umubyeyi wawe, ashika umuvandimwe akamukohereza. Si igitangaza ko agushaka ikintu gutuma umuntu wo mu muryango wapfuye akamuhereza aho uri. N'umupfumu ubwiwe ku giti kiwe arabishoboye kuzamura umuntu akamukuzana mukavugana. Nkanzwe ko Satani afatiye umwuka akabwira ngo mugende, nimugende mw'isi muzenguruke, nimugende mukora ibi n'ibi, nimugende muvugisha abantu, nimugende muganiriza abantu. Aho niho rero mu ijoro y'uryamye, yusinziriye, utangira kubona hari imyuka y'abapfuye iri kuganiriza.
ukabona abantu runaka batangiye kuza kuganiriza, batangiye kuza kugusaba, ukabona so arimo arakuganiriza, nyoko arimo kuganiriza mwene wanyu, nyokuru wawe, ikazi kanagutwara rwose ikakujyana no kumva, ukabona uri kumva, umwuka wawe uri kumva. N'imbaraga z'abapfuye mu isi y'umwuka bibaho kandi birakoreka. Rero izi mbaraga iyo zazamutse, iyo zaje zikurikirwa n'imyuka y'urupfu. Niyo mpamvu tuba tugomba gusenga, tugahamagara Imana, tugasenya izi mbaraga hakiri kare. Bibiliya iravuga ngo Samweli abwira Sawuli ngo uyu munsi we n'abahungu be muraza kunsanga. Murumva iki imbaraga z'imyuka mibi, iki imbaraga z'abazimu zikora. Uyu munsi we n'abahungu bawe muraza kunsanga. Kandi kuko Sawuli atagifitanye ubusabane n'Imana, nusoma igice cyakurikiyeho, mu gice cya 31 cya Samweli wa mbere, nuko Abafilisitiya barwana n'Abisirayeli, Abisirayeli barabahunga, ariko bicirwa ku musozi w'Igilibowa bagwa aho. Abafilisitiya basatira Sawuli n'abahungu be, bica Yonatani na Abinadabu na Mikishuwa bene Sawuli. Urugamba rwibasira Sawuli cyane, abarashi bamugeraho bamukura umutima cyane. Sawuli niko kubwira umutwaje inkota ati, kura inkota yawe uyisogote, bariya batakebwe bataza kunsogota. Bakankoza isoni. Ariko umutwaje intwaro aranga kuko yatinye cyane. Nicyo cyatumye Sawuli yenda inkota ye ayishitaho. Umutwaje intwaro abonye ko Sawuli apfuye, nawe yishita ku iyo nkota, bagwa hamwe. Murumva icyo iyi myuka y'abazimu ikora. Ubafashe icyemezo cyo kujya guhamagara abazimu, cyo kujya kwisunga imyuka y'abapfuye, bagashika bakazamura. Iteka iyi myuka ikurikirana, igendana, iherekezwa n'imyuka y'urupfu. Rero mwiyerekwa nagize, mbona iyi myuka Satani akoresha inama ayohereza ku isi kugira ngo ize, kandi ifite misiyo y'uko igomba gusubirayo hari abantu isubiranyeyo nayo, kandi igomba gutera akavuyo n'ibibazo bitandukanye. Nandi mpamvu bisobanura kare mbabwira ngo iyo uyu mwuka waje akakwinjira amaraso asanzwe n'umusambanyi, azagusambanisha ku rwego utigeze ugira. Nakwinjiramo ari umusinzi, azakunywesha inzoga utigeze utekereza ko wanywa. Iyi myuka ikora ubugome, aho yabonye ikica naho yishiye ihakorera ubugome. Iyo yishiye mu rugo rwawe iguteza ubukene, igafunga imiryango, igafunga inzira, ibintu byose bigahagarara. Iyo yishiye mu rugo rwawe iguteza amahane, ikaguteza intonganya, ikakubesha mu bibazo ijoro n'amanywa. Ubaho mu bibazo bikomeye, ubaho mu bibazo bidashira, ubaho mu bibazo bitajya birangira. Imana yo mu ijuru tugire neza cyane, kandi Imana yo mu ijuru turengere. Haleluya. Izi mbaraga zikora nabi. Niyo mpamvu uyu mugoroba
niyo mpamvu kano kanya haleluya haleluya Yesu ashimwe. Hallelujah. Yesu ashimwe. Sorry, mwihangane. Network yaricitse. Ariko still turimo turagana ku musozo. Hallelujah. Yesu ashimwe. Ndimo kuvuga ngo iyi myuka iyi myuka yahagurutse ikora ibibi byinshi, yayishiye mu muryango iteza ubukene, yayishiye mu muryango iteza ibibazo bitandukanye, iteza intambara, iteza kutumvikana, iteza amahane, iteza ibigeragezo bitandukanye. Niyo mpamvu ikintu cya mbere tuba dukeneye, iyo twagira ubuntu nk'ubu ngubu tugashobora gusobanukirwa, umwuka w'Imana akatumenyesha ibyo turimo turwana nabyo, tuba tugomba guhaguruka tugasenga tutisengesheje, tuba tugomba guhaguruka tugahamagara Imana, tugasenya izi mbaraga, tugakubita hasi ubutware, tukarimbura imikorere yose y'umwanzi, tugasenya inzira zose z'abadayimoni. Iyo rero tudahagurutse ngo dusenge, iyo tudahagurutse ngo duhagarare mu mwuka, iyo tudahagurutse ngo tumenagure izo mbaraga z'umwanzi, Satani arakomeza akadutwaza igitugu, Satani arakomeza agakora imirimo yiwe, akatunaniza, akaturwanya, akatugirira nabi. Sawuli akimara kumenya ibyabaye, ikintu cya mbere yagombaga gukora, yagombaga guhaguruka akinjira mu mwanya w'amasengesho, yagombaga gusenga, yagombaga gucagagura izi mbaraga, yagombaga gucagagura iyi myuka akayikubita. Kubera iki? Kuko Satani nta mbaraga agira, Satani nta bushobozi agira, Satani nta bubasha agira, ni intare itontoma ariko itagira amenyo.
ariko ikintu satani akora ni iki ngiki. Satani ikintu akora, aragufata akagushyira mu ntege nke, akaguteza intege nkeya, akakumvisha yuko gusenga ntacyo bikumariye, byihorere nubwo wakujya muri udasenze, nubwo utakwiyiriza, akazana uturwara dutandukanye, akaguteza mu nda, akaguteza igifu, akaguteza utudiyabete, akaguteza uturwara tw'umutima, akaguteza uturwara tw'isereri. Satani akora ibishoboka byose Satani akora ibishoboka byose kugira ngo akunanize, aguhuze, akubuze gusenga, akubuze kuba imbere y'Imana. Hanyuma yamaze gucika intege, ukaba utakiri mu bihe byiza byo gusenga no kwinginga Imana, ashobora kugushimira bya bibazo na za ntambara bikaza bikakugeraho. Agushimira ibyo kukwica bikaza bikakwica, agushimira ibyo kukurwanya bikaza bikakurwanya, agushimira ibyo kukunaniza bikaza bikakunaniza. Ariko iyo washoboye guhagarara ugasenga, iyo wahagaze ugahamagara Imana, biravuga ngo murwanye Satani muzamunesha n'abazabahunga. Haleluya, Yesu ashimwe. Iyo tumurwanije turamunesha, iyo tumurwanije araduhunga. Nta mbaraga afite, nta bushobozi afite. Ariko igihe cyose uzamuha umwanya azakugira nabi, kuko izi ntambara hanini ziba zihagurukiye abera, ziba zihagurutse zije kurwanya abera, ziba zihagurutse zije kuturwanya, kuko ni twebwe tuzibuza gusohoza, ni twebwe tuzibuza kugera aho zigera. Niyo mpamvu ari twebwe ziheraho zirwanya. Rero imyuka imaze guhaguruka, ikintu cya mbere ikora ni kimwe, iraza igatangira kuzenguruka mu bantu. Naho mugatangira kugenda murota inzozi, warota inzozi ukagira ngo ni inzozi zisanzwe, ukibaza yuko warota inzozi, ukibaza yuko ari inzozi zisanzwe, kandi si inzozi zisanzwe, ahubwo ibitero byahagurutse, imbaraga z'umwanzi zahagurutse, ubutware bw'abadayimoni bwahagurutse, imbaraga z'umwijima zahagurutse. Wowe ukicara uzi ngo ni ibisanzwe, buriya narose ni ibisanzwe, nyine ni uko inzozi zaje, buriya amasenge nabonye, buriya mama wacu nabonye, zino nzozi nabonye. Ariko Satani aba yahagurutse, Satani aba yahereje za mbaraga ziwe. Niyo mpamvu Imana nayo ihita iza ikaduha rya yerekwa, ikatumenyesha, ikatubwira ngo ibintu bimeze gutya na gutya, igatuma amaso yacu ashobora gukanura akareba, igatuma dushobora gusobanukirwa no kumenya bimeze gute, turimo turarwana n'iki, imbaraga zihari ni izihe, Satani yateye mu buhe buryo. Haleluya. Satani yateye mu buhe buryo, byagenze gute? Iyo tubisobanukiwe rero ntabwo tugwa mutego nk'uwa Sawuli. Iyo tubisobanukiwe ntabwo dupfira ku rugamba tutari dukwiriye gupfira. Iyo tubisobanukiwe ntabwo urubyaro rwacu rugwa mu nzira. Iyo tubisobanukiwe
ntabwo satani ahitana ubuzima bwacu. Iyo tubisobanukiwe, ntabwo amaraso satani ashaka kumena ameneka, ntabwo za mpfu satani ashaka kuduteza zitugeraho. Ariko iyo abantu bagumye basinziriye, iyo abantu bagumye bicaye mu bitotsi, iyo abantu bagumye bibere nk'aho nta cyabaye, umwanzi arahaguruka agashyira mu bikorwa imigambi yiwe mibisha. Niyo mpamvu rero uyu mugoro twese hamwe duhaguruke dusenge, dusenye izi mbaraga, dusenye iyi myuka, ducagagure ubutware bw'abadayimoni, tumenagure, dusambure, tuvunagure, turimbure. Ntitwemerere satani yuko akomeza kuyobora ubuzima bwacu. Ntitwemerere satani yuko akomeza kuduteza iyi myuka. Nubwo yaba ari umuvandimwe wawe cyangwa ari umubyeyi wawe, ariko akaba yarapfuye, usenge witandukanye nawe. Ugomba gucagagura buri sano ryose riri hagati yawe n'uwo mwuka. Yesu ashimwe. Igihe nabivugaga ku rubuga, nabonye abantu benshi batangiye kumbwira yuko stili nabo batangiye kurota zino nzozi. Muri iki cyumweru batangiye kuzirota, hari abatangiye kubibona. Iyo ngiyo ni confirmation. Iyo ngiyo ni confirmation yuko icyo Imana iba yatweretse ari cy'ukuri, yuko icyo Imana iba yatubwiye niko kimeze. Niyo mpamvu rero tugomba guhaguruka tugahagara mu mbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo. Ku ijambo ry'Imana avuga ngo mbahaye ubushobozi, mbahaye ubutware hejuru y'imbaraga z'ubwoko bwose, mbahaye ubutware hejuru y'inzoka, hejuru ya sikorupiyo. Mukandagire, mumenagure, musenye, murimbure. Reka uyu mugoroba natwe dufatanye turimbure izo mbaraga zose z'umwanzi, turimbure izo mbaraga zose z'abadayimoni, turimbure ubwo butware bwose bw'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye. Iyi myuka icyo yatumye kuza gukora ku isi tugomba kukirimbura. Icyo yatumye kuza gukora ku isi tugomba kukiburizamo, duhereye mu ngo zacu, duhereye mu buzima bwacu, kuko iyi myuka ikora ibintu bibi cyane. Iteza ubukene, iteza inzara, iteza agahinda, iteza intambara, iteza intonganya, iteza uburwayi, iteza amagisida, kuko ni imyuka bapfuye, nta mbabazi ifite, nta mpuhwe ifite. Iraza igateza akajagari, igateza impanuka mu mihanda, abantu bagapfa, igateza amarozi, abantu bakarogana mu miryango, igateza akajagari, abagabo bagakora amafaranga bakayasindira, ababyeyi ntibite ku bana, amafaranga bakapfusha ubusa, bakajyana mu bapfumu, mu barozi n'ibiki byose. Izi mbaraga zigatangira gutesha abantu umutwe no kubagirira nabi. Niko satani akora. Inda zikavamo, impinja zigapfa, abana bakabura ubwenge, ibintu bikadogera mu gihugu, intambara zikaba, ubukene bukaza, ubushomeri bukuzura. Kuko iyi myuka ntabwo iba yahawe misiyo imwe gusa, iba yatumye gukora ibintu byinshi bitandukanye. Abo yicira bica, abidashoboye ikabamugaza, abandi ikabasenyera, abandi ikabatandukanya n'inshuti, abandi ikabateza inzara, abandi ikabateza ubukene, abandi ikabateza ibibazo, abandi ikabagira nabi. Niyo mpamvu natwe igihe Imana yabiduhishuriye tuyikubite, tuyivunagure, tuyisenye. Akanyuma ndangiza ngana ku musozo, nuko iyi myuka y'abapfuye kuzamuka kwa no kuva ikuzimu no kuza igira abantu bakorana na satani ku isi bazima bayihamagara. Narababwiye ku munsi wabanje, narababwiye ejo yuko Imana yanyeretse abantu barimo bakora imihango y'ikuzimu, barimo bakora, batanga ibitambo, bahamagara imyuka.
Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo Sawuli ahamagara uyu mugore cyangwa se umushitsikazi, aramubwira ngo amushikire, amuhamagarire. Arashika, aramuzamura. Ntabwo uyu muzimu yazamutse kubwiwe ku bwende bwiwe, ahubwo uyu mupfumukazi, uyu mugore w'umushitsikazi yakoresheje imbaraga ze za Satani, ashika aramuzamura, azamura uyu mwuka. So uko niko bigenda. Iyi myuka cyangwa se izi mbaraga z'abapfuye kugira ngo zizamuke, haba hari abantu bakorana na Satani, barimo bazamura iyo myuka, barimo bayishika, barimo bayihamagara. Bashobora kuba ari mu muryango wawe, bashobora kuba mu gihugu cyawe, bashobora kuba n'abandi bakorana n'ubutware bwa Satani mu rwego rwo hejuru, mu bundi buryo. Haleluya. Bakorera ku rundi rwego, bakora mu bundi bushobozi, ariko gahunda yabo bakorana n'ikuzimu. Rero iyo bashoboye gushika iyi myuka bakayizamura, yabasenga tudahagaze ngo tuyisubize inyuma cyangwa se tuyihagarike, iraza ikafekita itorero, ikafekita igihugu, ikafekita imiryango, natwe ikatugirira nabi. Rero mu gihe hari abakorana n'izi mbaraga bazishika, bazizamura, nicyo gihe kugira ngo nawe ukorane n'imbaraga z'Imana yagushyizemo, nawe usenye ubu butware, nawe usenye iyi myuka, nawe uvunagura izi mbaraga, nawe uzirimbure, uzibuze icyerekezo, uzibuze gukomeza, uzibuze gukora mu izina rya Yesu. Haleluya. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbaha ubushobozi, mbahaye ubutware bwo kandagira inzoka na sikoropiyo. Reka muri kano kanya dusenge, duhamagara imbaraga z'Imana, duhamagara umwuka w'Imana, ducagagura izi mbaraga, tuzisubize inyuma. Muri amasengesho y'imisi 40 turimo, uyu munsi wa 32, duhagarike ubutware bwose bw'umwanzi, duhagarike imbaraga mbi zose z'umwanzi, duhagarike ubushobozi bwose bw'ikuzimu, duhagarike imikorere yose y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo Nazareta. Duhe Imana ikaze, duhe Imana ubwiza bwawe n'icyoro cyayo buganze muri twebwe, hanyuma Imana idukure izo mbaraga z'umwijima. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Abari badukurikiye kuri YouTube mwihangane, gusa ino video turaza guhita tuyaploadinga, network yabaye mbi. Ngira ngo muri minsi turimo turavuga ibintu bikomeye cyane Satani adashaka ko byumvikana, ko ndabona dufite ibitero byinshi kugira ngo dushobore gutangira turangizanye. Ejo computer yarijimije, umunsi network yacitse, ariko video turaza guhita tuyaploadinga, mutayikurikira baza kuyikurikira nta kibazo. Imana mwishuri baho umugisha, kandi abandi ntacyo mwashoboye kujenga kuri Zoom. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, duhagaze mu bushobozi bwawe, duhagaze mu mbaraga zawe, turacagagura, turasenya, turasambura imbaraga zose z'abadayimoni, myuka yose y'abapfuye, myuka ikora mu kirere cya mbere, itegekwa n'umwami witwa Rupfu. Izo mbaraga zihakorera, zimanuka kuza gutera ubuzima bw'abana b'Imana, zimanuka kuza gutera abasenga. Izo mbaraga zije guteza ubukene mu isi, zije guteza inzara, zije guteza ubushomeri, turazisambura mu izina rya Yesu. Izo mbaraga zije guteza agahinda, izo mbaraga zije guteza urupfu, izo mbaraga zije guteza abana kunanirana, izo mbaraga zije kwambura abantu ubwenge, turazimenagura, turazisambura, turazicagagura. Myuka y'umwanzi, myuka y'abapfumu, myuka y'abakonikoni, mbaraga z'abadayimoni, mbaraga z'umwijima, turazirimbura mu izina rya Yesu. Turakubita hasi, turasenya mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi. Satani n'ingabo zawe turabarimbura.
ikuzimu n'ingabo zawo turahasenya, imyuka y'abapfuye turayimenagura, imyuka y'abarozi turayimenagura, abahagaze barimo gushika, barimo kuzamura imyuka mibi, barimo kuzamura imbaraga z'abadayimoni, turakubita izo mbaraga, turakubita ubwo butware, turasubiza inyuma iyo mikorere yose, iyo myuka mibi iteza akavuyo, iyo myuka mibi iteza intambara, turayimenagura mu izina rya Yesu, turayisenya mu izina rya Yesu. Myuka itera kunanirana turayimenagura mu izina rya Yesu, myuka itera urupfu turayimenagura mu izina rya Yesu, myuka yahagurukiye kuza kumena amaraso, myuka yahagurukiye kuza kwica abantu, turayisambura, turayicagagura, turayivunagura, turayirimbura mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye. Iri joro turasenya, iri joro turamenagura, iri joro turasambura izo mbaraga z'umwijima zinjiye mu bihugu byacu, zinjiye ku migabane yacu, zinjiye mu miryango yacu, izo mbaraga zahagurutse kutwibasira turazimenagura mu izina rya Yesu. Iyo myuka y'abatongera, iyo myuka y'abaroga, iyo myuka y'abashika, iyo myuka y'abazamura imbaraga z'umwijima, bazizamura bazohereza mu miryango yacu, abo ngo baduteze imyuka y'abapfuye, abo ngo baterekera mu izina rya Yesu Kristo. Urwego rwose babarimo, abo barimo bakorera hose, turacagagura, turasenya, turarimbura, turamenagura, turasambura, turi kubaho izo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Abaterekera bavuga amazina yacu, abaterekera badushika, abaterekera batuvuga, abaterekera mu izina rya Yesu Kristo, by'abaterekera turabisenya. Abadushikira abana, abadushikira ingo, abadushikira abagore, abadushikira abagabo, abadushikira ababyeyi, abadushika, abashika imirimo yacu, abashika inda zacu, abashika impinja mu izina rya Yesu Kristo. Zo mbaraga z'abazimu zikuramo impinja, zikuramo inda, zo mbaraga z'abadayimoni ziteza impanuka, zo mbaraga z'umwijima ziteza icyangiro mu rugo, turazimenagura, turazisambura, turacagagura. Rijoro turamana umuro w'Imana, rijoro turasambura, rijoro turacagagura, rijoro turamenagura mu izina rya Yesu. Satani n'ingabo zawe turagusenya, dayimoni n'ingabo zawe turakurimbura, kuzimu n'ubutware bwanyu turabacagagura, turabasenye, turabarimbuye mu izina rya Yesu. Byo badutongereye, iyo myuka yose yazaga kudusura, yazaga kudutera mu nzozi, myuka mu miryango, izo mva turazisiba mu izina rya Yesu Kristo. Iyo myuka mu miryango, myuka aho twakuriye, myuka aho twarezwe, myuka aho twanyuze, turayicagagura, turayisenye. Rebo shakara masai. Satani turagusubiza inyuma mu izina rya Yesu. Iri joro turagusenya mu izina rya Yesu, iri joro turakumenagura mu izina rya Yesu, iri joro turakurimbura mu izina rya Yesu, turagukuraho mu izina rya Yesu. Iri joro turagukura mu buzima bwacu, iri joro turagukura mu rubyaro rwacu, turitandukanije nawe, nta sano riri hagati yacu nawe mu izina rya Yesu Kristo. Sohoka, sohoka mu nzozi zacu, sohoka ku mariri yacu, sohoka mu izina rya Yesu. Dayimoni turagusohoye, mwamizi mumwe turabacagaguye, mwambaraga mwezi kuzimu turabacagaguye. Mwishe Sawuli n'abahungu biwe kuko atari yamenye ibanga ryo gusenga, ariko twebwe iri joro, twebwe uyu mugoroba duhagaze mu mbaraga z'Imana, duhagaze mu bushobozi bw'Imana, duhagaze mu kubaho kw'Imana. Turavuze ngo mu izina rya Yesu, ntabwo tuzapfa, ntabwo tuzapfakara, ntabwo tuzapfusha abana, ntabwo tuzapfusha ababyeyi. Iyo myuka y'urupfu Satani yohereje mu isi, iyo myuka yo kumena amaraso Satani yohereje ku isi, turayisubiza ikuzimu. Izo nama z'abazimu, izo nama z'abadayimoni turaziboha, turazitwika mu izina rya Yesu. Satani turagusambuye, nta mugabane udufiteho, nta bushobozi dufiteho. Ahawe ntago hagihari, ahawe ntago hagihari, ahawe ntago hagihari. Ntabwo ugifite umwanya mu buzima bwacu, ntabwo ugifite icyicaro ku buzima bwacu, nta kintu na kimwe ugishoboye. Turaguhakaniye mu izina rya Yesu, turaguhakaniye mu biganza byacu, turaguhakaniye ku mafaranga yacu, turaguhakaniye mu rubyaro rwacu, turaguhakaniye. Sohoka mu izina rya Yesu, genda mu izina rya Yesu. Ntabwo tuzapfa, tuzarama mu izina rya Yesu, ntabwo tuzamugara, ntabwo tuzakenyuka. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu, wambaraga we z'ikuzimu, wambaraga we z'abadayimoni,
isha mu izina rya Yesu, isha mu izina rya Yesu, vunagurika mu izina rya Yesu, isha turakurimbuye, isha turagutwitse, isha mu izina rya Yesu, va mu buzima bwacu, va mu byacu, va muri finance yacu, va mu ngendo zacu, mwa myuka mw'abazimu yafashe business zacu, yafashe umugisha wacu, turabatwika, mwa myuka mw'abadayimoni yafashe ingendo zacu, turabatwika, ntabwo tuzapfa, ntabwo tuzapfakara, ntabwo tuzakenyuka, ntabwo tuzaba ibikoresho by'imyuka abazimu, ntabwo tuzaba indaya, ntabwo tuzaba abasinzi, ntabwo tuzaba abatindi, ntabwo tuzaba mu izina rya Yesu Kristo. Icyo Satani ashaka ko tuba cyo ntabwo ari cyo tuzaba, turabihakanye mu izina rya Yesu. Dufite Imana yaduhamagaye, dufite Imana yatuvuzeho, dufite Imana yaduhaye umurage, dufite Imana yaduhaye umugabane mu izina rya Yesu Kristo. Duhagaze mu mugabane w'ijuru, duhagaze mu mugabane twahawe n'Imana, duhagaze mu mugabane w'Imana yatuvuzeho. Niyo mpamvu muri kano kanya turatuye kandi turabivuze, Imana ni y'abazima ntabwo ari y'abapfuye, rero turi bazima. Niyo mpamvu mwamyuka mwe abagabo, mwamyuka mwe abagore, mwamyuka yapfuye, nimugende, nimusohoke mu buzima bwacu, nimusohoke mu byacu, turabakubitisha inkota y'Uwiteka, turabakubitisha umuriro w'Uwiteka, twitandukanije namwe, nta sano iri hagati yacu namwe, turabahakanye mu izina rya Yesu. Musohoke, mutoveho mu izina rya Yesu Kristo. Uko umwana atandukana na nyina avutse, niko umuntu apfuye atandukana n'abazima. Mwarapfuye, musubire ikuzimu, imyuka yanyu, imbaraga zanyu tuzishubije ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rifite imbaraga. Rebo shekere mosakaramando manderi ya bashakaramando zemenekere boze sai, rebo shakaramando zemenekere boze sakan, uriamandara basakaramasai, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye. Satani turakumenagura, dayimoni turakumenaguye, kuzimu turagusenye, mwabarozi mwe turabasenye, mwabadayimoni mwe turabasenye, tubambuye ububasha, tubambuye icyicaro, tubambuye inzira, tubambuye mu izina rya Yesu. Buri kintu cyose mwari mufite, ho mwari mushinze icyicaro, ababatumye tubatesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo babadutumyeho, misiyo zanyu zose zabazanye, tuzihinduye ubusa, twohereje umuriro w'Imana, twohereje umuriro w'Imana. Ibyo bituro byari bifunguye mwasohokagamo turabifunze, kandi inzira zabazanaga turazimenaguye mu izina rya Yesu Kristo. Tubambuye icyicaro mu miryango yacu, tubambuye icyicaro mu rubyaro rwacu mu izina rya Yesu Kristo. Tubambuye icyicaro mu bana bacu, turabambuye mu izina rya Yesu, turabambuye mu izina rya Yesu. Tubakujeho umuriro w'Imana, tubakujeho imbaraga z'Imana, tubakuyeho turi mu izina rya Yesu. Turabirukanye, turabamenesheje, mugende muve mu izina rya Yesu. Nta cyicaro mufite, nta mwanya mufite, nta mbaraga mufite mu izina rya Yesu. Nta mugabane mufite, nta rwibutso mufite mu buzima bwacu. Ubugome bwanyu turaburimbuye, tubakuye mu bihugu byacu, tubakuye mu migabane yacu, tubakuye mu masezerano yacu mu izina rya Yesu Kristo. Rebo shakaramando zemeneke rebo sakaramando. Mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi. Satani bo bari watumyeho bose kuza gutwara, turabakwimye, tukwambuye abakunda Imana. Nta mukunda Imana n'umuzapfa. Inzozi zose z'abapfuye turaziburishemo, tuzicecekesheje, tuzishubishe inyuma. Imizimu yose arimo igendagenda mu bakunda Imana tuyikuyeho, tuyishubishe ikuzimu. Ayo masanduku n'izo mva zari zirangaye turazishibishe mu izina rya Yesu Kristo. Turavuze ngo nta n'umwe uzapfa, turavuze ngo nta n'umwe tuzashingura muri uyu mwaka n'imyaka izakurikira. Turavuze ngo tuzarama kugira ngo twamamaze ibyo Uwiteka yakoze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Turabana b'Imana, rebo shekere mosai, turabana b'Imana, turabana b'Imana, turabana b'Imana isumba byose, turabana b'Imana isumba byose.
turabana b'Imana isumba byose mu izina rya Yesu Kristo. Turabana b'Imana isumba byose mu izina rya Yesu. Umuzimu wese ahari turamutwitse, abari bamaze kuva ikuzimu barimo bazenguruka tubashirije mu mihana no mu nzira, turabashirije mu mamodoka aho barimo bagenda gukoresha agisida, turabashirije ku mipaka barimo bateza intambara n'ibyago, turashiririza izo mbaraga, turashiririza izo mbaraga z'ikuzimu, turazoherezaho umuriro w'Imana, umuriro utwika. Rebo shakaramando semeneke reboze sai oriamanda raba shakaramando oriabasekere sai mande rebo shekere sakaramando mu izina rya Yesu, mu izina rihambaye. Data nyaguhora ku ngoma, turengere kandi utugirire neza, dutabare kandi uturokore, duhe umugisha wawe Mana, ikiganza cyawe kitubeho, koko kwe kutubeho, turengere kandi udutabare, turwanire kandi uduhe umugisha wawe Mana, mu izina rya Yesu. Twakiriye ubutsinzi, twakiriye kunesha, twakiriye kurama, twakiriye gukomera mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze Mana ko mva gusenga, urakoze kuko udushubije kandi ukabutugirira neza. Izina ryawe rishimwe kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Haleluya. Mana mwishuriraho umugisha, mwakoze kuba imbere y'Imana. Tuzakomeza ku munsi w'ejo dufite overnight ku mugoroba saa 5 z'ijoro. Tuzaba turahanga turi imbere y'Imana turimo dusenga. Ku mugoroba nta materaniro nk'anga hari, ahubwo hari overnight. Turimo dusengera ibi byose twaganiriye muri iki cyumweru, turimo tubisengera twinginga Imana, kuko Imana akomeje kudushira ko ikirere kitameze neza, ariko n'igihe cyacu cyo kujya twegera Imana twe dusenge. Imana ibahe umugisha kandi bagire neza. Ubutumwa bwose muraza kubusanga kuri tubwitota tubwa prodinga, kandi mugire ijoro ryiza. Turabakunda cyane. Bye bye, good night.